ese ugitekereza ko amafaranga ari iki? Ese ujya ugira ibitekerezo bitajya bijya mu bikorwa imyaka igashira ari myinshi? Ese utegereje amahirwe kugira ngo ubone gukabya inzozi zawe? Ese ujya ugira ubwoba bwo gutangira business cyangwa ukagira ubwoba bwo kwitangiye wahomba? Ese ujya ugira ubwoba yuko utaragira igishoro gihagije kugira ngo utangire business? Ugomba kwitoza kuba intwari yawe. Niba gufasha ni byiza, niba tagufasha wigira urenganya ngo uvuge ngo abantu niba ntibagufasha. Menya ko ubwo nyine ari ugomba kwikura mu bibazo urimo. Kora cyane ugerageze kugera ku ntego zawe. Uko uzagenda uzamuka mu nzego cyangwa se witeza imbere, nibwo uzabona ko abantu batangira kugenda bakubaha, banagukunda bitewe n'ibikorwa byawe nk'umugabo. Buriya nimba uzi ko hari udusore twinshi tw'uduhunyambonano tuzi ngo bazadukundira ngo kari utubugarire kareka. Nimba uzi ko uri umugabo urafunze uri umugabo, uzakundirwa ibikorwa byawe gusa, ni nabyo bizakubahisha. Niba gufasha ni byiza, ariko baho utiteguye kuzigera ufashwa. Abandi barara n'amajoro batekereza uko bagera hahandi bashaka, bakigomwa n'ikiruhuko ntibakigemo. Ariko ushobora gukora. Hari ibintu bibiri abantu bitiranya: discipline and motivation. Discipline ni gukora ibituma wowe ku giti cyawe wigomwa ibyo wakabaye ukunda kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho. Motivation ni ikigusunika kugira ngo cya kintu kigereho, ariko byo bishobora kuba gahe gato. Ariko discipline ugomba kuyigumana kugeza upfuye. Icyo mvuga ni ikirere, ni ukuvuga ngo iyi discipline yo kumva yuko ngomba kwisunika nkagera ku cyo nifuza, ariko hari ibyo ngomba kwigoma. Urugero rwa hafi, nta na rimwe mu buzima bwanjye ndageza saa 10 za mu gitondo nkiri mu buriri mu myaka irenga 25. None utegereje iki? Igisubizo ni ukugeza aha hantu, kandi kuba ugeze aha hantu ugiye kubona igisubizo cya nyabyo. Ngwino nguhuze n'umugabo witwa Paul Gama. Ni umugabo ufite ubwenegihugu bubiri, ubwenegihugu bw'Ubwongereza ndetse akaba afite n'ubwenegihugu bwa Amerika. Yavutse ku itariki 13 z'ukwa 11 1964. Akaba uwatuye muri Amerika, akaba afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bijyanye na computer ndetse na economy. Mbese kuri uyu mugabo impamvu twatangiye twavuze ko ari we turi bwaganireho nuko we avuga kuri business, akatugisha nuko twatangira business ariko ku bantu bakiri bato muri business, cyangwa se abantu bahereye ku bintu bike bafite, even n'igitekerezo wagiheraho. Muri make wiwe kuri mu gitabo yanditse hari title ivuga ngo don't need big idea, just use one. Iyi nteruro ikubiyemo ibintu byinshi. Ntukeneye ibintu byinshi, ntukeneye ibitekerezo byinshi, ntukeneye ibintu bihambaye, ntukeneye ibishoro byinshi, ntukeneye amahirwe. Just use one. Koresha icyo ufite, cyaba gito cyaba kinini. Icyo gito ufite nicyo kizakugeza kuri binini wifuza. Uyu mugabo yasobanuye ibintu byinshi cyane. Tujya gutangira yasobanuye ku kintu bita amafaranga. Nawe yatangiye yibaza ikibazo ngo isitekereza iki ku mafaranga. Utekereza ko ubereyeho kugira ngo ukorere amafaranga, cyangwa ngo utekereza ko ubayeho kugira ngo ahubwo amafaranga gukorere? Igisubizo niba utekereje ko ubayeho kugira ngo ukorere amafaranga wakishe. Kuri Paul Gama we atekereza ko amafaranga abereyeho kugira ngo agukorere. Ubwo ni ukuvuga ngo ukwiye kuba ufite amafaranga ukoresha aho kugira ngo weho ubukorera amafaranga. Ibi ntibivuze ko udakwiye gukorera amafaranga. Kuri Paul Gama aha naho abigarukaho, yemeza ko ukwiye gukorera amafaranga kugira ngo agufashe gutangira imishinga yawe, ariko udakwiye guhora ukorera amafaranga aricyo gitekerezo ufite nyamukuru. Ubwo ni ukuvuga ngo ukwiye gukorera amafaranga, ariko ayo mafaranga yagufasha gutangira business yawe. Kuri Paul Gama nicyo gitekerezo cye ku mafaranga. Kuri Paul Gama kuri chapter ya 2 abaza ikibazo kivuga ngo ese uhora ufite ibitekerezo byo gutangira business ariko bitajya bijya mu bikorwa?
aha ku bantu benshi ndabizi ko twasubiza yego. Hari ubwo tuba dufite ibibazo byinshi cyangwa se plan nyinshi cyangwa se idea za business nyinshi ariko tutajya dushyira mu bikorwa. Aha Paul Gama atugira inama ko turi kwangiza umwanya. Atubwira ko nta gihe cya nyacyo ndetse nta n'umwanya uhari wo gutangira ataro. Atubwira ko ugomba guhera kuri bike ufite, ugahera yaba ibitekerezo yaba ari igishoro n'ibindi, ugatangira business. Agira inama abantu ko aha nuguma utekereza ibitekerezo bitajya mu bikorwa, uzatekereza umwaka wa mbere ubyimburire mu wa kabiri, ubishyire mu wa gatatu, igihe kizakujyana nta n'ikintu na kimwe urakora. Kuri Paul Gama akubwira ko wagakwiye gutangira uyu munsi, ibyo ufite byose aho uri hose, nta kintu na kimwe witayeho, upfa kuba ufite igitekerezo gusa mu mutwe wawe, icyo ukeneye ni idea. Paul Gama nanone kuri chapter 3 yavuze ku mahirwe. Ese utekereza ko ari amahirwe utegereje kugira ngo uzabone gushyira mu bikorwa cyangwa ukabya indoto sinzozi zawe? No, hano hantu araguhakanira rwose, akubwira ko nta mahirwe azigera abaho kugira ngo utangire, ahubwo weho icyo usabwa ni ugutangira kugira ngo ayo mahirwe azazabona hahera. Mbese ibi wabigereranya nuko na kwa kundi bajya bavuga ngo n'Imana igiye kuguha umugisha igomba kuba ifite aho ihera ku cyo watangiriyeho kugira ngo ibone aho ihera iguha umugisha. Ibi ni ukuri no kuri Paul Gama nuko abyemeza. Yemeza ko nta mahirwe abaho ndetse nta n'ikintu cy'ubuntu ushobora kubona, ahubwo wowe icyo ugomba kugira ni ugutangira bike byawe, then Imana ikaguheramo amahirwe. Nicyo yemeza ko kubijyanye n'amahirwe. Kuri chapter ya 4 n'umugabo Paul Gama yaricaye atwengera interuro iryoshye cyane. Aravuga ngo ese ugira ubwoba bwo guhomba cyangwa se gutangira? Iki nacyo ni ikibazo abantu benshi dukunda kwibaza. Iyo umuntu afite igitekerezo ahora yibaza uko azatangira icyo gitekerezo, agahora yibaza ati ese ningitangira nkazahomba. Ibyo nibyo byirwa bigukerereza bigatuma udatangira business yawe. Menya ko nta gihe ufite cyo kuzatangira ibintu byose byujuje, ahubwo ibyo byifuzo byawe byose ubyuzuriza iyo uri gukora business. Iyo wayitangiye menya ko nudashira ubwoba ngo utangire business nta gihe uzigera uyitangirira kibaho. Kandi menya ko niba utiteguye gufata risk cyangwa se kuvuga ngo uzahomba, ibyo ni ibintu bibaho muri business. Kuri Paul Gama atubuza kugira ibi bitekerezo byo kuvuga ko tutagomba kugira ubwoba cyangwa se tutagomba gutinya gutangira business. Kuri Paul Gama atubuza ibi bintu, avuga ko tugomba gutangira isaha iyo ari yo yose, pfa kuba ufite igitekerezo kandi ntugomba no gutinya guhomba. Biba byita gutinya risk muri business. Kuri chapter ya 5 Paul Gama asobanura avuga ati ese ugira ubwoba bw'igishoro gike cyangwa ubona ufite ubushobozi budahagije kugira ngo utangire business? Aha Paul Gama nahatubera intwari, yakojeje umutima muri winarandika asobanura kuri iki kibazo cyane cyane by'umwihariko. Atubwira ko igishoro ni ikintu cy'ingenzi muri business, ariko ntabwo ukwiye kugira ubwoba bw'igishoro gike, ahubwo ukwiye gukoresha gikeya ufite. Hanatanga urugero cyane cyane abantu b'urubyiruko niba aho urugero. Aha avuga ko urubyiruko dukunda gutekereza business zifite ibishoro byinshi. Mbese ugatekereza business ifite miliyoni 5 nta n'ibihumbi 500 ufite cyangwa n'ibihumbi 50. Aha kuri Paul Gama atubwira ko ari wrong idea cyangwa se n'igitekerezo kitari cyo. Hari ukuntu utangira business yawe ariko nawe udafite intego, itari smart. Abantu mwiza benshi murabizi, ugatangira business ariko itari smart, idashoboka kuba yagerwaho. Iyi ni ya yindi ituma umara imyaka myinshi uhora utegereje gushyira ikintu mu bikorwa bitajya birangira. Aha tubwira ko tangira business yawe ku gishoro gike ufite. Wiba ufite 50 ujye gutekereza business ya miliyoni 5. Kandi ahayemeza ko urubyiruko rwinshi ariko rubayeho. Hindura iyi mindset utangire ku gishoro gikeya ufite, niho noneho uzabona kuba wagira kuri ibyo byinshi wifuza. Bwa nyuma Paul Gama atugira inama muri rusange yo kudacika intege ndetse no guhozaho. Kudacika intege ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima
ibintu bimwe biranga ibindi bigashoboka. Rero we mu rugamba rwo gukora business, please gabanya kugira ubwoba, gabanya ikintu cyose cyatuma kikubuza gutangira business yawe, cyaba ari igihombo cyangwa se n'ibindi, kandi witegereza amahirwe. Hano rero akantu ko guhozaho akibandaho cyane maze akagasobanura. Mu by'ukuri muri ubu buzima nta gihe na kimwe uzabaho udahura na challenges, yaba ari ibibazo iby'igishoro gike n'ibindi bibazo byose biba mu buzima busanzwe, byaba iby'umuryango n'ibindi. Rero atubwira ko ibyo ntabwo bikwiye kuba byakubuza gukomeza business yawe. Ibyo ni ibibazo bisanzwe, ahubwo wowe ugomba kureba uburyo wabihandlinga cyangwa se uburyo wabivamo, kandi ukabivamo neza. Hano Paul Rugama yagerageje gusobanura abantu muri rusange, ariko anagusobanura noneho mu gihe watangiye business bikagenda bivamo, ubwo bikagenda bikunda. Mbese muri make abenshi mu rubyiruko babyita kugafata. Hano Paul Rugama akubwira ko niba utomboka ukajya muri business ukagafata, aratubwira gutangira wige gushora handi. Ibi bivuze kugira icyo bita self discipline, no kuvuga ngo kugira icyo bita ubushobozi buhamye muri business. Wikiringira business imwe ishobora guhomba. Niba ubonye udufaranga duke wijya kutubitsa mu mabanki, iki ni igitekerezo cya Paul Rugama. Ahubwo weho tangira wiga ukuntu ayo mafaranga wayakoresha neza, ukazajya yashora mu zindi business kugira ngo ajye kugarukira. Kuko kuri Paul Rugama yemeza ko isho amafaranga muri banki cyangwa se abenshi mu byita kubitsa nta kintu yunguka, nta kintu ajya yunguka ayo mafaranga, ahubwo weho uri kungura banki gusa. Hano akubwira kuyashora muri fixed asset cyangwa se za asset zitajya zipfa guhomba. Ushobora kubishyira nko mu bwubatsi, ukabishyira mu bintu byo kugura imitungo itimukanwa n'ibindi byinshi bitajya bipfa guhomba mu buryo bworoshye, aho kugira ngo ujye kuyabitsa muri banki. Ni iki cyegeranyo nakoze kijyanye n'amagambo Paul Rugama yavuze, umugabo w'umwongereza ariko afite n'ubwenegihugu bwa Amerika. Uno mugabo yavuze kuri business z'aba starters cyangwa se b'abantu b'aba beginner baba bari gutangira business ku gishoro gike. Ndabashimiye. Iyi ni video Etiquette Hub. Niba bakunze iki kiganiro muri rusange, banza urebe cyangwa se making sure niba wakoze like, banza ukande kuri like, ariko urebe no munsi niba wamaze kurasa. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe. Ninashimira mwe mwese mumaze gukora subscribe. Iyi ni video Etiquette Hub. Niba wumva hari ikintu twazakubwira, jya muri comment ubyandike. Niba wumva hari improvement dukwiye kuba twashyira mu byo dukora, naho jya muri comment bitubwire. Hasta la vista, turabakunda cyane. Dukomezanye n'ibindi biganiro bigiye guca kuri uno muyoboro mu minsi izaza, cyangwa se ejo cyangwa ejo bundi. Hasta la vista, ndabakunda cyane. nicyo gisubizo cy'ugusuzugura, cyagututse, cyukwifuriza nabi, nicyo gisubizo. Don't waste your energy ujya gusubizanya gusa mu magambo, ujya gutukana. Bihorere wowe, kora ibikureba, kore neza, uvanemo inyungu. Aho azajya kugarukira azaza ari undi muntu. Hari umuntu utekereza yuko mu buzima bwe byarangiye, akumva yuko we ubuzima bwe nubwo yabushyize mu maboko y'Imana, nta kundi byanagenda, nta nubwo azanatera indi ntambwe ngo agerageze. Uwo muntu akeneye kwibohora. Birashoboka ko wagerageza bikanga. Keep on knocking, one day doors will open. Komeza ukomange, please knock and knock. Tete, iyo wumva ukennye mu mutima, mu mutwe, urakena hose. Iyo wiyumvamo imbaraga, iyo uzishatsemo, iyo uzikoresheje kugera ku ntego, uyigeraho bidatinze. Ubwo biri ku muntu, biri no ku gihugu. Igihugu cyacu twiyumvamo agaciro, twiyumvamo ko dushobora kugera ku byiza dushaka abandi bafite. Tugomba kubikorera, tugomba kubigeraho. Mugatete, iyo uteta ukibwira ko yewe ntabwo ndi bukora ibi.